Muraho neza bakunzi ba filime My Daughter, twongeye kubifuriza kugira ibihe byiza kandi twizera ko abantu mwese mudukurikiye muherereye hirya no hino, Imana ikomeje kubarinda ibyo mukora byose, ubuzima bwanyu, ibikorwa byanyu, twizera ko ibyo byose bikomeje kugenda neza, kandi niba hari n'abo bitagenda neza mukomeze mwihangane, Imana iri kumwe namwe. Bitagenda neza byose biraza kongera kugenda neza kubera Imana. Muri filime yacu My Daughter, umugambi w'Imana ubashije kuba wasohora kuri Hunter, aho Hunter yari agiye gufungwa imyaka 30 yose ari kuzira ubusa bitewe n'ubugambanyi bwa mukuru we Nkuranga n'uyu mugore ngo ni Michelle. Bari bakomeje kugenda bamugambanira bavuga ko uyu Hunter ari umwicanyi, ari we wateye Nkuranga icyuma yarangiza agatwika n'uyu mugore ngo ni Michelle, aho kugezana n'ubu ngubu bari bakomeje kugenda babyemeza ko babyiboneye n'amaso yabo. Ariko kubera umugambi w'Imana, umugambi Imana yari ifite kuri Hunter, ibi bigeragezo byose Hunter abashije kuba yabitsinda. Hunter yamaze gufungurwa, ahubwo Nkuranga na Michelle bari bakomeje kwifuza ko Hunter yahera muri gereza. Ibyo bari bakomeje kwifuriza Hunter nibyo bibashije kuba byababaho. Abangaba bari mu maboko atari ayabo, aho Nkuranga na Michelle bose bamaze gufatwa, ubu ngubu bambaye amapingu. Iyo myaka 30 bari bagiye gukatira Hunter nibo baraza kuba bayikatira. Guys, baravuga ngo urucira mukasiko rugatwara nyuko. Bari bakomeje kwifuza ko Hunter yafungwa agahera muri gereza kandi ari kuzira ubusa, bagamije kumwambura imitungo ye, harimo inzu ye n'imodoka ye, ari kuzira ubusa buri ku muntu wemeye kugurisha kampani ye akemera guheba ibyo afite byose kugira ngo ajye kubavuza atabara ubuzima bwabo. Ariko ibintu bari bakomeje kumwitura byari bikomeje kugaragara ko ibintu bitazabahira. None kera kabaye kubera amasengesho ya Hunter, abantu mwese mwakomeje kugenda musengera Hunter, ukuri kugiye ahagaragara. Abantu bose bari baramaze gufata Hunter nk'inyamaswa, abantu bose babonaga ko Hunter ashobora kuba ari umwicanyi. Bose baramutakarije icyizere bavuga ati uyu Hunter ni umwicanyi. Bose babashije kuba babona ko uyu Hunter ari umwizerwa, ari we muntu wenyine bakwiye kuba bakizera, kubera ko Isabella araje ukuri kose agushira ahagaragara, avuga ko ibi byose Nkuranga yari akomeje gukora, yari akomeje kugambanira murumuna we, nta kindi agamije usibye kumwambura imitungo ye. Guys, abantu bose bibajije kuri Nkuranga ikintu cyamuteye gukora ibi byose, ariko nawe muri kubona neza ko bitabashije kuba byamugwa neza. Ubu ngubu Hunter yamaze kugaruka mu mitungo ye, naho Nkuranga we imitungo yari akomeje kugenda arwanira bamaze kuba bayimusohoramo. Ubu ngubu ari muri gereza, ari kurira yo kwarika. Guys, ibi ngibi Nkuranga yatangiye kubibona akimara kumva ngo Isabella yamaze kugera i Kigali kandi afite gahunda yo kujya kwitanga kuri polisi. Uyu mugabo ngo ni Nkuranga yagize ngo ijuru riramugwiriye. Ariko nk'uyu mugore ngo ni Michelle, ari nawe watangije iyi ntambara yose yari ikomeje kuba hagati ya Nkuranga na murumuna we Hunter, nawe ntabwo abashije kuba yabirokoka, ahubwo n'uyu mugore ngo ni Michelle nawe ubu tuvugana ari muri gereza. Ese guys, ibintu bibaye kuri Nkuranga n'uyu mugore ngo ni Michelle, mwese mwatekerezaga ko ariko biri buze kugenda? Guys, ahangaha Imana ya Hunter ikoze ibitangaza. Hunter yari agiye gufungwa imyaka igera kuri 30 hejuru y'ibintu atakoze, hejuru ya mukuru we wari ukomeje kugenda amugambanira. Nk'uko twagiye tubivuga, ntabwo bishoboka ko wagambanira umuvandimwe wawe ngo ibyo bintu uzabigiriremo amahoro, ngo ibyo bintu bizakugwe neza. Ariyo mpamvu mubona ko Nkuranga agiye kuryozwa ibyaha byose yakoze, yaba icyaha cyo kugambanira murumuna we Hunter, yaba icyaha cyo gukinisha amategeko. Ibyo byose Nkuranga agiye kuba yabizira. Ariko hari ikindi kintu cyo kwibaza,
abantu mukomeje kwibaza ngo ese uyu Nkuranga naramuka afunguwe ko yamaze kumenya ukuri kose, akamenya uburyo ibintu byose byatangiye guhera kuri A kugeza kuri Z, akamenya ko uyu mugore ngo ni Michelle yahoze ari umugambanyi kuva kera, ari we watumye Isabella akuramo inda, akongera akamushuka ngo yibe umwana wa Hunter, akongera yarangiza akamuca inyuma. Guys, ibi byose Nkuranga yabyumvaga akifata mu mutwe. Uko biraza kurangira Nkuranga atandukanye neza n'uyu mugore ngo ni Michelle, ahubwo asubirane n'umugore we batangiranye Isabella. Ibintu byose yabishize hanze, n'ibyo Nkuranga na Michelle batari baravuze we yabashije kuba yabikora. Arabisobanura byose, avuga ko yakoze ibyaha byinshi cyane, ariko ibi ngibi uyu Isabella nawe agiye kuba yafunganywa na Nkuranga n'uyu mugore ngo ni Michelle. Guys, mbere yuko tuza tugaruka ku bintu Hunter agiye kuba yakora nyuma yuko afunguwe, reka tubanze twibutse gukora subscribe ni ingenzi cyane. Reba munsi y'video nubona ibuto ry'umukara ryanditseho subscribe, ukandeho, fungura akazogera kuri all kugira ngo episode zose za Filime My Daughter ujye uhita uzibona mu ba mbere, behind the scene n'ibiganiro byose tugenda tubagezaho. Filime My Daughter ukomeze kwenjoyinga ibintu mwari mwarategereje igihe kirekire, byose mubonye ko bibashije kuba byakunda, bibashije kuba byakemuka, aho buri wese yarategereje umunsi ukuri kuzajya hagaragara. Abantu bose Nkuranga yari yarashize mu mwijima bagahumuka, bakabona ko ari inyamaswa. Guys, uyu mugabo ngo ni Nkuranga, ubu ngubu nibwo agiye gusubiza ubwenge ku gihe, akamenya ko agomba gutekereza nk'umugabo, atagomba kugendera ku bitekerezo by'abagore byonyine. Aho yari atangiye kuvuga ko ari Michelle wamwoheje. Michelle ati wowe ndakusha, uri umwana. Ese guys, nimba uri umugabo ubundi mwabonaga ibintu Nkuranga yakoraga ari byo bikwiye kuba byakorwa? Umuntu yaza akagushuka ngo ugambanire umuvandimwe wawe, murumuna wawe mwavukanye, ibyo bintu ukabyumva? Ese ubundi wabyumvaho? Watekereza ko iherezo ryabyo rizaba irihe? Watekereza ko ibintu bizakugwa neza? Guys, nk'abakunzi ba Filime My Daughter, udutima twinshi hasi muri comment, murabona ko ibintu byabaye birashimishije. Hunter yahuye n'ububabare bukomeye cyane. Uyu Hunter yarakubiswe ari kuzira ubusa, yarahohotewe, yararenganyijwe, ariko kubera Imana ibintu bya Hunter byose bimaze kuba byakemuka. Kandi uyu mugabo ngo ni Nkuranga nta na rimwe azongera kubahuka murumuna we Hunter. Ubu ngubu abantu mwese muri gushimira Imana yuko Hunter yafunguwe, ukuri kwagiye ahagaragara. Kandi ku rundi ruhande twashimira n'uyu mugore ngo ni Isabella yabigizemo uruhare rukomeye cyane. Iyo adafata icyemezo ngo aze kuba yakitanga kuri polisi, ibintu bya Hunter mwari muri kubona ko byari bikomeje kugorana, nubwo Hunter we yari afite icyizere 100% ko agomba gutsindira urubanza, ko ibintu Nkuranga na Michelle bari bakomeje kumushinja atigeze abikora. Guys, abantu mwese munejejwe nuko Hunter yafunguwe. Tubone ibitekerezo byanyu hasi muri comment, tubona congratulations, celebration, muserebura ibintu bya Hunter bikomeje kugenda neza. Mu by'ukuri iyi Filime My Daughter yari isigaye iteye agahinda, aho abantu barebaga Hunter ari mu kababaro, byabaga ari ibintu bibabaje cyane. Guys, ibuka gukanda like. Ikindi kintu cy'ingenzi udakwiye kuba wakibagirwa gukora kuri iyi video, reba agatoki kari munsi y'ivideo karebye hejuru, ukandeho ukore like, kozaho urutoki. Ibintu biroroshye cyane, ubundi dukomeze twenjoyinge na Filime My Daughter. Ibintu byose bikomeje kujya mu buryo nk'uko mwari mumaze igihe mubitegereje, aho benshi batekerezaga ko uyu musore wacu we ni Hunter naramuka adahawe ubutabera ibintu byose bizaba birangiye.
ibintu byose filime My Daughter izaba imeze nk'aho irangiye, kubera ko abantu gukomeza kugenda bayireba babona Hunter ari kuzira ubusa, babona ubugambanyi bwa Nkuranga na Michel aribwo abantu bakomeje gushigikira. Ibi ngibi ni ibintu bibabaje cyane, niba binabaho mu buzima abantu byari bikomeje kugenda bibatera ubwoba. Guys, nizera ko ibigeragezo byose Hunter yahuye nabyo uko mwabibonye byabasigiye isomo rikomeye cyane. Nawe muri ubu buzima birashoboka ko uzahura n'ibigeragezo, ariko urabibona ko nubinyuramo neza bizarangira ubitsinze kandi ubisohokemo wemye. Guys, nizera ko ahantu mwahakuye isomo ry'ubuzima kuri ibintu Nkuranga yari akomeje gukorera murumuna we, kandi abantu mwese mwabanye natwe muri kino kiganiro kugeza kirangiye.